amateka tubwira ko uwitwa Yozefu yaje gupfa ndetse na Farawo aratanga umwami wa Egiputa ngo na Yakobo nawe arapfa. Bibiliya iravuga ngo hima undi Farawo utarigeze kumenya Yozefu. Farawo ashyiraho itegeko ryo gukoresha Abisiraheli uburetwa. Dutumire Imana mu mitima yacu tuyibwire ngo ngwino witegereze ibyo tubamo, ngwino witegereze aho turi, ngwino witegereze aho dukorera, ngwino witegereze aho tuba, ngwino witegereze ubuzima tubayemo, nurangiza urebe ukuntu tumeze. Mana ishimwe nirangize kugirire neza. Turongeye turabashuje mwese, amahoro y'Imana n'abane namwe. Wowe udukurikiye uri hano mu Rwanda, abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye igize isi, mu bihugu bitandukanye, bari muri Afurika, bari muri Aziya, bari muri Amerika, bari i Burayi, mukaba mudukurikiye mwese ku byiringiro by'abera. Turavuze ngo amahoro y'Imana n'abane namwe. Hanyuma rero nk'uko mubimenyereye ni mwene so muri Kristo Yesu, ku byiringiro by'abera Gatete Evode. Dushimiye buri muntu wese udukurikiye yarakanze subscribe. Imana y'amahoro imuhe umugisha. Kandi tunashishikariza buri muntu wese udukurikiye utarakanda subscribe kugira ngo nawe akande subscribe ajya abona inyigisho zigiyeho ku byiringiro by'abera. Imana ibaha umugisha kubwo kubikora, kandi munashayaringa abandi ubutumwa. Dushimiye ababikora bagenda bashayaringa abandi bakabona inyigisho twashyize ku byiringiro by'abera. Hanyuma nawe wifuza kudufasha umurimo, ukoreshe ushayaringa abandi babona inyigisho ku byiringiro by'abera zanyuzeho, kuko ku byiringiro by'abera tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi nk'uko twagiye tubibasezeranye. Imana ibaha umugisha. Rero ndagira ngo dusenge Imana hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana ihoraho, tugushimiye kubw'imbabazi utugirira, tugushimiye kubw'uburinzi bwawe, tugushimiye yuko udakoze isoni kandi udahwema kutugirira neza. Uko bwije nuko bukeye tubona ineza yawe, uko bwije nuko bukeye tubona uburinzi bwawe. Tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza w'ijambo, kugira ngo wururukwe ubane n'imitima y'Abanyarwanda, ubane n'imitima y'abatuye isi, ubane n'imitima y'abakurikiye ibyiringiro by'abera. Mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza kandi uhaze uburame abantu badukurikiye, kandi babohokere kukumenya. Urakoze rero, ngaho bana natwe utugirire neza kuko ushoboye byose mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva. Turasoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cyo Kuva, ibice ni bibiri. Turasoma umurongo wa 24 n'uwa 25 yonyine, ariko by'umwihariko ngendereye umurongo wa 25. Haratubwiye ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Twese tuvuge ngo amen. Umurongo ngendereye n'uyu murongo wa 25 utubwiye ngo Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Muri makeya, Imana ikurebe, ireba aho uba, ireba aho ukorera, ireba aho utuye, irebe mu rugo rwawe, ikwitegereze nirangiza imenye ukuntu umeze. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana imenye ubuzima bwawe uko bumeze. Imana ishimwe. Birashoboka ko waba uri mu buzima bw'uburwayi, cyangwa uri mu buzima bw'akaga, cyangwa uri mu buzima bw'akagambane,
cyangwa uri mu buzima bwo gupfundikanya, uri mu buzima bw'ubushomeri, uri mu buzima bw'ibibazo, ariko Imana nireba ubuzima bwawe imenye ukuntu bumeze. Imana ishimwe. Iyi Imana imenya ubuzima bw'umuntu, ikamenya ukuntu bumeze, itangira kubukurikirana kugira ngo ibumukuremo. Hanyuma nawe Imana nikurikirana ubuzima bwawe, mu buzima bwa buri munsi, mu mibereho ya buri munsi, aho utuye, aho ukorera, aho utaha, Imana nirebe ubuzima bwawe imenye ukuntu bumeze. Imana ishimwe. Iki ni igihe cy'Abisiraheli ubwo bari mu buretwa bw'imyaka 400 mu gihugu cya Egiputa. Bagiye muri Egiputa byagenze bite? Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo ku musozi wa Moriya, iramubwira ngo nakore igitambo, abaga inyamaswa zitandukanye, akora igitambo. Hanyuma Imana imubwira kuri umusozi wa Moriya, iramubwira ngo ahagume arinde igitambo cy'Uwiteka. Ariko Aburahamu akomeza kuhaguma arinze iki gicaniro cyangwa arinze igitambo, ngo arahaguma arwana n'inkongoro, arwana n'ibisiga, arwana n'ibikona, arwana n'ibintu byinshi byashakaga kwangiza igitambo cy'Imana, kubera yuko Imana yari yamubwiye ko agomba kurinda icyo gitambo ntihagire inkongoro igikoraho. Ngo Aburahamu arakomeza, ngo ariko bigeze ku kirengarenga, ngo afatwa n'ubwoba, kubera bwari bumaze kwira, bwari bumaze kuba mu kabwibwi, afatwa n'ubwoba ngo arangije asinzira ubuticura, niko Bibiliya ivuga. Ngo amaze gusinzira, inkongoro zitangira kuza, zitangira kona igitambo cy'Uwiteka. Ngo Imana rero iraza isanga Aburahamu, iramubwira ngo kubw'ibi wakoze, inkongoro zikaba zakoze ku gitambo cyanjye, nicyo gitumye urubyaro rwawe ngo ruzaba abasuhuke mu gihugu cy'amahanga, mu gihugu cya Egiputa, rukamarayo igihe cy'imyaka 400. Ntago ntinda muri aya mateka, igihe kiragera, Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abahungu 12. Muri aba bahungu 12 havamo uwitwa Yosefu, yangwa na bene se. Barangije bamugurisha mu Bishimayeli. Abishimayeli nabo baramujyanye bamugurisha Potifari. Aragiye abiyo ngiyo, arafungwa, ariko igihe kiragera ava muri gereza, aba umutware mu gihugu cya Egiputa. Inzara iza gutera mu gihugu cy'iwabo, bene se bajya guhaha muri Egiputa, hanyuma baza kumenyana na Yosefu, arabibwira. Batumaho imiryango, baraza na se Yakobo, baraza bajya muri Egiputa. Bageze muri Egiputa, babayeyo, babona ubuzima bwaho ni sawa, nta nzara iriyo. Batangira gutumaho n'abandi bene wabo, baraje, Yakobo arabakiriye, arangije abatuje mu kibaya cy'i Gosheni. Babaye aho ngaho, bahabaye igihe cy'imyaka 30. Iyi myaka 30 babayeyo, ntago bari bagatangira uburetwa. Amateka tubwira ko uwitwa Yosefu yaje gupfa, ndetse na Farawo aratanga, umwami wa Egiputa, ngo na Yakobo nawe arapfa. Bibiliya iravuga ngo hima undi Farawo utarigeze kumenya Yosefu, ngo arangije yitegereza Abisiraheli bari mu kibaya cy'i Gosheni,
ngo areba uburyo bameze, areba uburyo bishimye, areba uburyo ari abanyembaraga, areba uburyo bororoka, arangije ngo aravuga ngo aba bantu tukomeje kubareka bazaturwanya ndetse bakatwambura igihugu bakatuyobora. Ngo yigira inama yo kubagirira nabi, atangira kubakoresha umurimo w'uburetwa. Imana yavuze imyaka 400 muri Egiputa, ariko bamazeho 430. Iyi 30 irenzaho ni ya 30 bamaze bari kwinezeza mu kibaya cy'Gosheni. Mana ishimwe. Ngo Farawo ashyiraho itegeko ryo gukoresha Abisiraheli uburetwa, ashyiraho itegeko ryo kubabumbisha amatafari, ashyiraho itegeko ryo kubakatisha icyondo, ashyiraho itegeko ryo kubavomesha. Ngo Abisiraheli bakoze ubwo buretwa, imyaka 100 irarangiye, imyaka 200 irarangiye, imyaka 300 irarangiye, imyaka 400 yenda gusohora. Imana ihagurutse uwitwa Mose. Ngo imyaka 400 igiye kurangira, Abisiraheli batangira gutaka, batangira kuniha, batangira gutakishwa n'ibibazo bafite, batangira guhamagara Imana. Ngo Imana yibuka gusenga ko Abisiraheli, yumva gusenga ko Abisiraheli, yumva uburyo barushye, yumva umuniho barimo kuniha. Ndangije yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu ku musozi wa Moriya, ivuga ngo bazamara imyaka 400. Ngo ariko imyaka 400 nishira izibuka isezerano ryayo. Ngo Abisiraheli rero bamaze kuniha, bamaze kutaka, Imana irabumvishe, ihagurukije uwitwa Mose. Uyu Mose aravutse, avutse mu gihe kigoye, avutse mu gihe cyo kwica abana b'abahungu. Arangije Imana iramuhisha, ariko imuhishe kugira ngo azabe umucunguzi w'Abisiraheli. Arakuze, akuriye ibwami. Ngo ariko ntago ntinda muri aya mateka, gihe kiragera yica Umunyegiputa wari uri kugirira neza Abisiraheli, wagiriraga nabi Abisiraheli. Arangije aracika, acikira mu butayu bw'Imediyani. Agezeyo hamaze imyaka 40, Imana iramusanze, imutegetse kujya gukura Abisiraheli muri Egiputa. Ibwira Mose, iramubwira ngo numvisha Abisiraheli, ndabitegereza, numva umuniho wabo, numva agahinda bafite, ndeba ibyo babakorera, ndangije nibuka isezerano ryanjye. Avuze ngo ndebye Abisiraheli menya uko bameze. Niryo jambo twasomye. Mana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire nawe unkurikiye cyangwa ukurikiye ibyiringiro by'abera, Imana niyitegereze ubuzima ubayemo, Imana niyitegereze akazi ukora, Imana niyitegereze amagambo bakuvuga, Imana niyitegereze ibyo bagukorera, nirangiza ibimenye, nirangiza ikugirire neza. Mana ishimwe. Biravuze ngo Imana yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu, Imana yitegereza Abisiraheli imenya uko bameze. Ndagira ngo nawe Imana yitegereze ibyawe, imenya ukuntu umeze, yitegereze ubuzima bwawe, yitegereze urugo rwawe, yitegereze aho washakiye, yitegereze aho ukorera, nirangiza imenye ukuntu umeze, nirangiza ihaguruke ku buzima bwawe izi gutabara. Yitegereze amakuba urimo, yitegereze ubukene urimo, yitegereze ibihombo urimo, yitegereze akaga uhagazemo, nirangiza ihaguruke ku buzima bwawe igutabara. Mana ishimwe. Ndumva tugiye gusenga Imana, ariko mu buryo bwo gusenga dutumira Imana mu mitima yacu, tuyibwire ngo ngwino witegereze ibyo tubamo, ngwino witegereze aho turi, ngwino witegereze aho dukorera, ngwino witegereze aho tuba,
ngwino witegereze ubuzima tubayemo, nurangiza urebe ukuntu tumeze. Mana ishimwe, nirangize kugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana yitegereza Abisiraheli, imenya uko bameze, imenya ko bari mu burere, imenya ko bababaye, imenya ko bashavuye. Nawe Imana nikwitegereze, irebe umubabaro wawe, nirangiza imenye uwo mubabaro wawe, nirangiza iwugukize. Mana niyitegereze ibihombo ufite, nirangiza imenye ibyo bihombo, nirangiza ibigukize. Mana niyitegereze izo ntambara, nirangiza imenye intambara urimo, nirangiza igukize. Mana yitegereze uburyo wabuze amahoro, nirangiza ibirebe bimenye, nirangiza iguha amahoro. Tugiye gusenga Imana. Mana yitegereze ubuzima bwawe, imenye ukuntu bumeze. Uri mu buzima bw'amayoberane, uri mu buzima budafite ishusho, ariko Imana nibwitegereze, nirangiza ibuhindure. Mana ishimwe. Kadusenga Imana. Turagushimiye Mana y'amasezerano. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana yitegereza kandi ukamenya. Itegereza Abanyarwanda, itegereza abatuye isi, itegereza abantu bose bakurikiye ibyiringiro by'abera. Nurangiza umenye uko bameze, nurangiza uboherereze ubutabazi, ubacunguze imbabazi zawe, n'izina rya Yesu bagirire neza. Urakoze rero, tuguhaye ikaze. Ngwino uhindura ibyanze guhinduka, byananiye Abanyarwanda, byananiye abakomeye, byananiye abafite amafaranga, wowe urabishoboye. Ngwino ubatabare kandi ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.